ibyo kurya ugomba kwirinda mu gihe wifuza kugabanya ibiro. Kugabanya ibiro ntibiba byoroshye cyane cyane noneho iyo ufite ibiro byinshi birengeje urugero. Ibiro birengeje urugero ni ikibazo gikomereye ubuzima bwa muntu kuko biri ku isonga mu bitera indwara zikomeye zirimo izibasira umutima, diyabete, kanseri, kwigunga n'imikorere mibi y'umubiri. Kugabanya ibiro ukagera ku rugero rukwiye bishobora kugufasha kwirinda ibyo byago byose no kurushaho kugaragara neza kandi ukagira ubuzima bwiza. Imyitozo ngororamubiri ndetse no kurya neza biri mu byagufasha kugabanya ibiro niba ufite byinshi. Rimwe na rimwe ariko muri urwo rugendo rwo kugabanya ibiro abenshi ntibamenya ibyo bagomba kwirinda kurya byabafasha kugera ku ntego yo kugabanya ibiro. Ibyo kurya ugomba kwirinda mu gihe wifuza kugabanya ibiro harimo ifiriti. Ifiriti yaba iy'ibirayi, ibitoki cyangwa ibijumba ni bimwe mu byo kurya birimo amavuta menshi, bityo niba ukunda cyane kubirya ukwiye kwibagirwa ibijyanye no kunanuka. Ifiriti ibamo calories nyinshi umubiri udakoresha ahubwo ukazibika nk'ibinure bituma ubyibuha. Ubusanzwe ibiryo bibonekamo calories nyinshi ndetse n'ibinure bituma aho kugabanya ibiro ahubwo byiyongera mu mubiri. Ifiriti izwiho kongera isukari mu maraso cyane, kimwe n'urugero rw'umusemburo wa insulin, ku buryo byose bituma urya ibiryo byinshi. Amafiriti cyane cyane nk'ay'ibijumba abonekamo isukari nyinshi kubera gutekwa mu mavuta ashyushye cyane bikora ikinyabutabire cyitwa acrylamide kiboneka mu bitera kanseri. Mu gihe wifuza kugabanya ibiro, ifiriti iza ku mwanya wa mbere w'ibyo ugomba kwirinda cyangwa kuzigabanya cyane mu byo kurya byawe. Ibyo kurya ugomba kwirinda mu gihe wifuza kugabanya ibiro harimo imigati. Umugati w'umweru ugomba kuwugabanya niba wifuza kugabanya ibiro, ahubwo ukarya umugati ukozwe mu ngano zuzuye kuko ubonekamo intungamubiri nyinshi. Mu gihe wifuza gutakaza ibiro ukwiye kugabanya imigati urya. Aha turavuga imigati isanzwe itari imigati ikozwe mu ngano zuzuye. Ibinyamasukari biboneka mu migati birabyibushya cyane kandi kubera urugero rw'isukari ifite, inyuma y'akanya gato wumva ushonje ukaba wakwifuza kongera kurya cyane. Ibinyampeke bikoze imigati byongera isukari yo mu maraso, bityo bikaba bishobora gutera diyabete no kwiyongera ibiro cyane ku rugero rwo hejuru. Niba ukunda imigati ariko ukaba ushaka gutakaza ibiro, ushobora kurya imigati ikozwe mu ngano zuzuye kuko yo ikungahaye cyane kuri fibre, imyunyungugu ndetse na vitamine zitandukanye. Ugomba kandi no kugabanya ibiryo byose bikozwe mu ngano zituzuye nk'umuceri cyangwa makaroni, ukabirya gake niba wifuza kugabanya ibiro. Ibyo kurya ugomba kwirinda mu gihe wifuza kugabanya ibiro harimo inzoga n'ibinyobwa bisembuye. Ibinyobwa bisembuye urebye nta ntungamubiri nta nke kenshi usangamo, bityo niba wifuza kugabanya ibiro ukwiye kwirinda inzoga. Inzoga cyane cyane za rufuro zongera ku buryo bukomeye ibinure, cyane cyane ibinure byo ku nda. Mu gihe unyweye inzoga cyane cyane za rufuro zikivanga n'ibyo wariye by'ibinyamasukari cyangwa ibindi birimo poroteyine nyinshi n'ibinure, inzoga zigabanya uburyo umubiri utwika ibinure ahubwo ukabibika imbere muri wo. Ibi bigira ingaruka zirimo kongera ibiro ukabyibuha cyane, kandi iyi ni imwe mu mpamvu usanga banywa b'inzoga bazana inda mu gihe gito.
inzoga ndetse n'ibinyobwa byose bibonekamo alcohol byongera ikorwa ry'umusemburo wa cortisol wongera gucika intege kw'imikaya igacagagurika kandi ukabika cyane ibinure. Ibyo kurya ugomba kwirinda mu gihe wifuza kugabanya ibiro harimo soda n'ibinyobwa biryohera. Ibinyobwa kenshi tumenyereye nka fanta n'ibindi biryohera bikorerwa mu nganda burya byongerwamo ibintu byinshi bituma bigira uburyohe. Ibi bintu byongerwamo bigira uruhare runini mu kongera ubushake bwo kurya cyane, bityo bigatuma wongera ibyo kurya bikaba ishingiro ry'umubyibuho ukabije. Mu gihe wifuza kugabanya ibiro ni ngombwa kwirinda ibinyobwa bikorerwa mu nganda, ahubwo ukibanda ku kunywa amazi cyane cyangwa se amazi arimo indimu. Mu gihe waba ushaka ibinyobwa biryohera ugomba gushaka uburyo wikorera umutobe w'umwimerere atari iyanyujijwe mu nganda yongerwamo ibiryoshya. Ibyo kurya ugomba kwirinda mu gihe wifuza kugabanya ibiro harimo margarine. Margarine benshi bakunze kuyishyira ku mugati cyangwa se bakayirya mu biryo, ariko burya yuzuyemo ibinure byitwa hydrogenated fats. Ibi binure byo muri margarine byangiza umubiri kurusha ibisanzwe byuzuye bya saturated fats biboneka mu mavuta y'inka. Uretse kuba margarine yatuma wongera ibiro, margarine inongera ibyago byo kuba wakwibasirwa n'indwara z'umutima. Ibyo kurya bibonekamo cyane ibinure bibi bya hydrogenated fat bitera kandi indwara nka diyabete bitewe n'ukwinangira k'umusemburo wa insulin ku mubiri. Ibyo kurya ugomba kwirinda mu gihe wifuza kugabanya ibiro harimo ibyo kurya birimo amasukari menshi. Amafunguro arimo isukari nyinshi ni bimwe mu byo kurya ukwiye kwirinda cyane mu gihe wifuza gutakaza ibiro. Ubusanzwe umubare munini w'abantu benshi bakunze kurya mu gitondo amakeke, ice cream kimwe n'ibindi binyampeke birimo amasukari menshi. Bitewe n'amasukari menshi abarimo, umubiri ubihindura ibinure kugira ngo ubashe kubibika, bitewe n'uko ibyakishijwe mu nganda byongera umubyibuho ku buryo bukabije. Niba ukunda kurya ibinyampeke ni ngombwa kwibanda cyane ku bifite fibre kuko byagufasha kugabanya ibiro. Mu gihe wifuza kugabanya ibiro, ibi ni bimwe mu byo kurya by'ingenzi ugomba kugabanya, bityo guhera uyu munsi nyabuneka nimugenzura ibyo murya n'igihe mubirira. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel.
Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.